nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje cyane mbifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere rero ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye ndabasuhuje uyu munsi nakoze urugendo rutoroshye nagiye gusura Mama Shafi murabizi ko ubushize twasangiye ndetse tukanahura tukaganira agemerera ko igihe nikigera azanyemerera nkazamusura mu rugo uyu munsi rero nafashe umwanya ndavuga nti reka njye kumusura turavugana kuri telefone abasha kundangira ahantu musanga njya kumusura niho ndi nahageze ngira ngo muri kuhabona ni ahantu muri iyi minsi ari kuba reka mbanze muhe ikaze kugira ngo nawe ubwe atuganirire muri iyi minsi uko bimeze n'uburyo yageze hano kuko duherukana tubwira ko ari umuntu umucumbikiye ariko murabona ko byibura afite ahantu ho kuba arambika umusaya n'abana Mama Shafi tuguhaye ikaze murakoze meze utese ahantu utazagera nuko ko mbona ukonje cyane kandi wagize abashyitsi ariko twari twarasezeranye ko nzagusura waransuye dusezerana ko nanjye ngomba kugusura ariko ntiwabishakaga wari warabyanze ase ubwo koko utabeshye ubwo urumva nta kindi nari gukora nese nabigira ute umeze ute rero ndabona umeze neza ndaho ndashima Imana turahageze bwa nyuma na nyuma wari waranze ko nza kugusura bundi wabyanziraga iki wari waranze ko tugusura mu rugo wabyangiraga iki kandi mbona nta kibazo ukwebye ariko sinzi umuntu wakunteje wose ariko cya gihe twaherukanaga utubwira kuko ari umuntu ugucumbikiye none turabona kubw'Imana yakoze ibitangaza byibura ufite ahantu hawe duherukana umva nari mfite ikibazo cy'abana kuba ubona babangamirwa ariko urumva nagize amahirwe ngira abantu baramfashije ndavuga reka niyo kaba ari ka makeya ariko nibura baba ahantu hitwa ko ari iwabo basi yego nibwo wahise ukodesha uko bireba nyine twafashemo nk'ubu musanze narije kwita ku bana no kwisukaho amazi hari ukuntu umuntu azinduka mu gitondo agenda njya gushakisha ibyo gucuruza buriya buzima nyine wambonyemo ariko mba nazindutse muri aya masaha mumbwiye ko muje abizi ko ubushize hari umuntu wanije agatelefoni ka Airtel niyo ndi gukoresha ntabwo nta nubwo nahize kuri buhamenye kubera wandangiye ngiye umuntu andangiye ahantu ndahamenya keretse ubuzima bw'ubu nyine uri kububona ese icyo utabona nyine urumva ubuzima turabona ariko uko biri kose ntabwo ari hamwe ntabwo ari kimwe no gucumbika mu nzu y'umuntu gucumbika none ese ubashije kubona umuntu ugucumbikira nabyo ni amahirwe ko abantu ntabwo yagucumbikira igihe kinini aho ngaho se wacumbikaga wahavuye gute barakwirukanye nyiraho sinagusobanurira ariko umuntu yagucumbikira amezi angahe ufite abana akugaburira agutunze akora buri kintu cyose ubwo urumva bishoboka ntabwo byakunda igihe kiragera nawe akavuga ati ndayikeneye ubu ngubu rero ni ahangaha twabashije kuza ariko abana bagiye kwiga nanjye mu kanya nari ngiye kumanuka njye kongera gushakisha ibirayi kuva kiriya gihe kugeza kuri uyu munsi hari abantu bagiye bambwira bati Mama Shafi rwose biragaragara hari ubuzima yarabayemo mbere yifashije tunabibona rwose ari umusirimu yambara iriba yaje agahindura irindi ariko aho ubuzima bwahindukiye byibura kugeza kuri uyu munsi itandukaniro rya cya gihe cya mbere uko Mama Shafi tumuzi imbere ndetse n'uw'uyu munsi ubona itandukaniro ari irihe itandukaniro navuga ni ishuri ni nk'ishuri umuntu aba ari gucamo ko buriya iyo umenyereye ubuzima bwiza ukisanga nyine uri ahantu ntabwo navuga ko ari habi kuko hari n'abahatuye bataza kubyumva nabi ugasanga baraye banteye amabuye ngo kuko naje muri iyi karitsiye ariko nyine bibanza biragorana ariko
bigusaba nyine kugenda umenyera. ni gake Ni gake 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 umuntu azagenda amenyera kandi ubuzima bwose umuntu arabumenyera. ubwo buzima ari igihe Imana yakongera ikadufasha twongera tugasubira ku murongo ntawamenya. oya ni nabi vuba nta nubwo ari kera ugize ngo se ni kera. hanyuma se kugeza uyu munsi ku famiye yawe, iyo mvuze famiye mbavuze umugabo n'abandi bana bakuru, ntago baramenya amakuru y'uko bayeho byibura. iyo uri kumbaza umuryango, uwo muryango duherukana ryari? erega haciye igihe Safi nababwiye ko niwo muntu wa nyuma ngira ngo duherutse kuvugana mu mwaka washize. Ariko bitewe n'ukuntu ejo bundi cyagiye mbona telefone yagize gutya arampamagara aransuhuza arambwira ngo nawe ubuzima bwe ntago umumereye neza, sinzi kubera Simaya yakomeje kurwara nawe ubwe yamererwa nabi, mbese nawe ntabwo ameze neza urumva muri make. kandi urumva icyo gihe ntabwo azi ahantu yanshakira, cyagiye nibura nanjye twageraga aho duhurira. ariko ubu naho ibyo by'umugabo byo rwose mbabarire ntunabibe uriya wo mwihorere. ubundi iwanyu umuntu asigaye amenya ibye, niko ndi kubyumva. ubu ngubu umuntu asigaye amenya ibye, ariko nibura navuga yuko ntabwo ari cyane nk'uko batari bazi amakuru. ubu ndakeka ko bose barabimenye, nimba n'umugabo yagize isoni ahari, ariko sinangombwa ko we tunavugana. Safi we niwe twagerageje kuvugana asuhuza mbaza, ntabwo yari abizi. ntabyo yari azi. aho yabimenyeye yaransuje yarambwira ngo nawe yaramerewe nabi. ibintu nk'ibyo nyine by'ubuzima buri muntu wese aba ari kurwana n'urugamba rwe. buri muntu aba ari kurwana n'ibye, kubera ko buriya hari aho bigera buri muntu akarwana n'amagara ye cyane, buri wese agasamaye. ku byerekeye no gukora uracyacuruza kwa kundi n'ubundi gucuruza uracyakora gatatu? ubu navuga yuko ntabwo ari kwa kundi twahuye cyagiye. ubu ari ahantu hano hepfo bandangiye, ntabwo ari kure. iyo ubashije kugura inyanya nanuza buriya ziriya karoti n'intoryi igihe zageraga gutya zigapfa ugasanga ugiye mu gihombo. aho ncishamo nkajya gufata imbuto, nzinduka mu gitondo nkajya Nyabugogo. urabicuruzanya byose ubu ngubu noneho narahinda uzaza ahubwo ngo imbuto. ubwo zose ubicururiza hamwe? imbuto ni ukuvangavanga. ubwo urumva icyo usanze ku isoko ari cyo abantu benshi wasanze n'imbuto zibamo abantu bakunda ariko kuzigura. imyembe muri iyi minsi irahenze, nahenze urayirangura iguhenze, ariko iyo ubashije kubona abakiriya kizana muri uwo mwanya agerageza kugura. hari n'ukundi kuntu nibigenda neza, hari ukuntu hano muri quartier yanyu nkahara ku muhanda hari ukuntu ufata ukora nk'aka etajeri ukajya ku muhanda ho ntabwo wahafata, kuko hari ahantu babubatse nyine amasoko, hari amasoko babubatse buri muntu agenda agafatamo igitanda. nawe ibyo kuvuga ngo wajya ku muhanda ntabwo byemewe. ubwo wajya mu isoko ku muhanda ntabwo byemewe, ahubwo ugiye ku muhanda bagufashe yego, kandi urabizi bireregana buriya muri quartier kuriya tuba turi kwirwanaho, ubundi ntabwo byemewe. nabyo nibiba byemewe, ariko biba byemewe kuko wicara ku muryango w'umuntu ukaba ari gucururiza. ntabwo biba byemewe. wari amasoko bashizeho niyo abantu benshi bacururizaho. isoko ribegereye se simbona ari rya Kimisagara? hari ayandi masoko bashiriyeho abantu, ubundi wega ntabwo wabimenya. hari abantu bitwa ngo ni abakarasi nyine, amasoko yabo aho kugira ngo bajye mu muhanda babafate, kuko bagufashe baragufunga bakajya kuguhana. babakoreye isoko ryabo. ni isoko ugenda ugafata igitanda ukishura, ntabwo ntabwo byoroshye yaba arimo nyine. urumva n'ubundi urishyura n'umutekano nyine, ibintu byose ugomba kubyishyura. ariko uko biri kose biba bitandukanye no kugenda biriya byo kwiruka mu muhanda, hari igihe bagufata ugasanga nanone reba muri ubu buzima bose basiga abana mu nzu bonyine. ko n'abanye atari batoya cyane barabaza ubwenge ni bakuru. Shafi we amaze gukamirika, se mama we yarakamiritse, we yabura gukamirika koko. mama we
kamiritse hari ubuzima abana baba baramenyereye bwiza nk'ubwo babagamo mbere nyine mukimeze neza, noneho ubu bukabagora nk'abana bawe bitewe n'ukuntu mbere mwari mumeze. Kuri uyu munsi ubuzima bukaba bwarahindutse, mukaba muri mu nzu ingana gutya imeze gutya, ntabwo byigeze bibajena abana kubona nyine bakavuga ati se mama kuki tuvuye hano, nyine bakakubaza nk'ibibazo? buri umwana iyo amaze kumenya ubwenge uramuganiriza, aramuganiriza kubera ko ndakeka ko ibyo ari byose nabo baba babibona, ariko bya bindi umwana iyo akiri mutoya kubimwumvisha biragoye, ariko bari kugenda babyakira, niko navuga. barabyumva ko nta kindi nakora, none se nanjye ngiye kubata mu muhanda baba babona ko nta kindi, kuko nta kiba wanabimwe, ntacyo mba nabimwe, icyo wabonye nicyo musangiye cyane rwose. Hari abantu rero bagize ubufasha batanga, banabunyuzaho barambwira bati mama Shafi, cyane ko kiriya gihe nyine rwo wari ucumbitse, mbese byari bikimeze nabi cyane, bakavuga ati mama Shafi ureba ukuntu yareba ikintu yakifasha. Hari n'uwanditse muri comment mu kiriya kiganiro cy'ubushize wansuye, aravuga ngo tumuhe nimero zawe ngo azakugurire inyama, yabonye ukunda inyama. Mbura uko nzima kubera ko iyo umuntu anditse muri comment ntabwo ushobora kubona nimero ze. Gusa tuvugishije ukuri ninde wanga inyama? Ni ukuri Pierre yaravuze ati mama Shafi munshakire nimero ze nshaka kumugurira inyama. Nta muntu wanga inyama, nanjye burasanga impamvu yabibonye kuriya nuko ari uko nagusoye, ntago naherukaga kuzirya, kandi ukanavuga ati sinaziherukaga cyane rwose. Ubwo rero harimo abantu bagiye bakuntumaho kandi ubutumwa nabukugejejeho, ari nayo mpamvu haje kuvamo nyine abo bagewe. Ubundi nabikubwiye ko nabashimiye, ndabashimira cyane kubera ko abashije gukuramo makeya yo gufata inzu bari kureba ahangaha, ukongeraho byo gucuruza, shiraho mpindura nyine nkoramo izo mbuto. Urumva mbere yari intoryi n'ibiki, na cyagiye bya bibiri wamaye buriya twese tubirya twabihayishije turarya, ariko navuga yuko barakoze pe, kandi Imana ibaha umugisha, isubiza aho bakuye, kandi rwose ni byiza. Ahangaha ino nzu tuyemo yishyura angahe ku kwezi? Okay, nawe rero urabaza ahubwo wamaherezo ndabona uri bumbwiye ngo njye kukwereka naho dushyira ubuto. Oya pe, humura ntago nakinjira mu nzu yaba sindajya kurara mu cyumba ngo bigende gute. Aya humura. Urumva impamvu mbikubajije? Birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuvuga ati se mama Shafi biyanza yishyura angahe kugira ngo nanjye ndebe niba namuboneramo ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, nyine wenda akavuga ati ku kwezi wenda nzamwishyurira, kuko wenda niyo mpamvu nawe kubajije nta yindi. Ubu ngubu abantu benshi bazi Kigali nta nzu ya make ikibaho, uko yabimeze kose ifite nyirayo, nta nzu ya make ikibaho. Ubwo urumva ahangaha twagize amahirwe, hari ahandi twari twabonye aho haruguru bo batwishyuzaga 30, mbona 30 ni menshi, ariko iyi ngiyi baduciye 20. ariko urumva byasabye yuko tubanza mbere yuko tuza hano twatanze amezi 2, kuko ukwezi kumwe ntabwo babyumvaga ko tubona ko utishoboye, ubwo se uzabasha kuyishura. Ndavuga ntacyo, n'ubundi umuntu nzarwana nabyo. Yaho gupfa none wapfa ejo. Wayishyura ukaryama, yabura nyine ukazajya n'ahandi. Turyama ku manywa cyangwa se ubu ngubu muri iyi minsi kubera ko nta mvura ihari. Irava se? Iranava? Hari batanga Shafi we imvura iyo yaguye aba yenda kurwara. Imvura iguye murahagarara? Arahangayika bavuga se ubu ngubu koko. None se mwazabwiye nyirinzu akagira agashyiramo nyine nyirinzu yaduhaye iteka, kuko nidushaka ko ari ibati irimo ahangaha, abandi dushaka ko harikuraho tuzongeraho 5. 5 by'iki? Nyine kugira ngo iyi ngo amabati yarahenze. Ariko narumiwe. Amabati yasigaye yarahenze. Cyangwa niyanyu cyangwa niye? Niye, ariko urumva kugira ngo ahakore ngo ubushize bashizemo ibintu, ariko nimugoroba imvura yarayiguye
ubwo kugira ngo ayisane akore murajya muzishyura 25 cyangwa n'ibitaro ubwo ni ukuvuga tuzishyura 25 nyine kugira ngo abashyireho yashireho n'iryo bari ariko na ba nyir'inzu hari igihe baba abana babi none usubwe ibyo oya ntabwo ari umwana mubi ariko nanone hari igihe umuntu agusobanurira ibyo ukabyumva nyine nta kundi none se wabigira ute ubwo muraba munyanyaga mu gihe utaratanga bitanu ubu ahubwo dusengera imvura itongera kugwa ariko nawe rero urasetse none se ubu tubigire gute hari icyumba kimwe heza ko ari bibiri nibura ari kumenya ngo ndicaramo hariya ndahungira aha ariko ari ahantu hamwe mu isangano nta kundi bamwe n'ubundi warushye nta ruhare imwe ariko arabyakira ibi byose bizagera igihe biba biri kugenda biva mu nzira Imana ibifite ukuntu iri kugenda biba biri kurangira kubera ko niba wa mugani hari igihe cyageze ukabura aho urambika umusaya mugacumbika hariya uyu munsi ukavuga ati mfite inzu yanjye noneho ndyamamo ntawe mbyutsa nkabasha gushaka udufaranga nkishyura urumva ko noneho bitandukanye mu minsi iri imbere ntabwo ubona ko duhuriye hano namaze gukaraba nibura rwose ntabwo noneho mu minsi iri imbere tuzaza kugusura muri etaje yego koma uziko mugabo yanserereje ubushize arambye ngo agiye kunshakira umugabo ngo anjyane muri etaje nawe uraje koko urabyemeje ko ari ikibazo cyawe rero ntabwo ujya wizera kandi nushaka ujye wizera ni ukuri byose birashoboka ko ushaka kuva hano ushaka no kubona umuntu urega ntabwo uri umugore w'icyuki ega abana babiri buriya ntabwo biba byoroshye ariko abana babiri ninde mugabo wanga abana kahubwo abagabo benshi basigaye banakunda abagore bafite abana nese ubwo nambwira ngo abo bana ngo mbajyane kwa papa ubu namenya njya kubajyana he ariko burya akubwiye ko abemera ubundi ni ukuri njyewe naje kugusura ariko ntabwo watwakiriye nawe rero waretse mbanze ntoze urumva hari ukuntu usura umuntu ariko nubwo naje ngutunguye nta nubwo naje wenda ngo tuje kurya ariko byibura basi niba hari na ka mukaru gahari uze kunsomyaho ntava mu rugo rwawe nta kintu mfashe ubu ufite umwanya wo gutegereza iwawe nta kintu ko wari usanze ndi kwitegura ubu nari ngiye kujya uza kundebera agakombe ko kunsukira amazi basimwe uzashaka izuba rimeze nabi nawe uragorana mana ubu se urumva ko ushaka ntabwo nava mu rugo nta kintu muhanegane n'ibikombe bitogeje nose ubwo ndaguha amazi mu kigo iyicarire niba ari uko bimeze rero ni ukuri nayo ntarozi udahise umuntu uzinduka agenda nagiye n'abana bagiye aho nziye maje ubu nibura navugaga urabona rero buriya umuntu wamenyereye hari igihe abantu bavuga ngo buriya mugore ngo uko naba yikozeho hari igihe umuntu aba yumva nyine akeneye gusa neza ariko ni nabyo nkavugana none nubwo waba uri umucuruzi ntabwo wajya kwicara none se uricara ukora ko uri gucuruza yakunukira abantu noneho wabona abakiriya nibyo we gusa nabi turabizi ko ubu rero nanjye gukaraba ubutaha ningaruka kugusura nugaruka rwose nzagerageza ahubwo uzambwire wowe hakiri kare ndebe niyo byaba ari ibishyimbo reba kuntu ntigeze ngusura ubushize nkaba noneho ngusuye ariko impamvu cya gihe mbere ntigeze ngusura habaga hari amahane muri ruraro rw'iwanyu ngaye mugabo ngahe iki numvaga hari amahane numva mpageze yanankubita n'igiti ariko ubu byibura uko biri ni sawa reka wa mugani tugire tunasoze kugira ngo usubire gucuruza ndabona amasaha y'umugoroba yageze amasaha ni amasaha abantu baba bari kugura abantu uze kunsuriza Shafi babwire ko nabasuye nzagaruka ubutaha nko muri weekend kugira ngo wenda nabo babe bahari Shafi rwose na mushiki we baragukunze barambwiye ngo muri vacances hari abantu bambwiye ngo barashaka kubona abana bawe ariko ndababwira ntabwo ari njye werekana nyine mbikubwiye ko hari abantu bari reka rero nkubwire buriya uzabwire mama Shafi azatwereka abana umuntu ushaka abana azasure mu gikari nzabe mwereke ntabwo rero reka nkubwire ubu ubuzima urabona buriya rero hari ikintu ntajya nkunda gushyiramo umwana nk'ubu nka Shafi ntabwo biba byoroshye kuba wamushyira kuri kamera rwose ntabwo yankundira
biragorana Oya, sinzi inyigisho twamuha nibikunda abana nibikunda ubwo igihe nzabigisha nyine bizakunda, igihe bizakunda nukuri tuzabasure ariko nabo nabwo bahari. sinzi ni nk'umunota umwe. Reka dusoze, niba hari ikintu wumva wabwira abadukurikiye wakibabwira hanyuma tugasoza ukajya ku kazi. abadukurikiye ikintu cya mbere na mbere ni ukubashimira, icya kabiri bakomeze badusengere, Imana ikomeze idufashe duhe imbaraga, kandi ufite umutima wo gufasha bose. Mama Shafi nibwo ubuzima ubu ngubu usigaye mbamo bwo guhangana nabwo kugira ngo abana babeho. Nibyo ugomba kurwanirira abana bawe ugaca muri byose ariko ukabicamo. Yego, nta wundi mutima mubi. Yego, reka mbashimire nanjye nshimira n'abandi bose bagize umutima wo kuba hafi. Ni ukuri iyo Imana aho umuntu azajya akura ahereza umuntu uwo ari we wese nubwo yaba atari wowe, Imana ijya imukubira karindwi isubiza muri bwa bubiko yakuyemo. Hari byinshi dukora tutitaye ku nyungu z'abantu, ariko burya Imana niyo ibizi ikizaguhemba. Ushobora guha umuntu 1000 ukumva ko ari make cyane, ariko burya hari Imana ireba umutima ubikoranye, yikavuga ati hari aho uyu mwana wanjye nzamusubiriza kandi ntazamenya impamvu mbikoze. Rero niyo mpamvu umuntu wese ugira icyo akora ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, ni ukuri imigisha twifuriza buri abantu ibageraho, kubera ko nta muntu ubaho atagizwe n'imigisha. Imigisha rero abantu batwifuriza, imigisha twifuriza abandi, igihe kiragera Imana ikabiha agaciro. Reka mbashimire mwese mudukurikirana, abandika muri komenti ku nama zanyu ndetse n'ibitekerezo n'izindi nyunganizi mugenda mutanga ku bantu bose tuba twaganirije. Ndabashimira cyane, reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.